uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso by'iminsi ya nyuma benshi bita imperuka. Ibimenyetso by'imperuka, ibimenyetso by'imperuka. Ese tugenda tubyegera, ibimenyetso bigenda byigaragaza, ni gute bimeze kuri ubu ngubu? Ibimenyetso by'iminsi ya nyuma byaba byaratangiye kugaragara. Reka turebe. Ikimenyetso cya mbere ni ifaranga. Ifaranga, Kristo atubwira ko muri icyo gihe abantu benshi bazakunda ifaranga. Ifaranga niryo rizaba ikimenyetso cya mbere kizerekana ko tugenda twegera ibihe by'imperuka. Kubera iki? Imyaka 10 ishize, abantu nubwo bakoraga amafaranga cyangwa bayakunze, ntabwo byari bimeze nk'ubu. Benshi ahubwo barakibereye muri dilema. Ngiye byo nakwita dilema ivuga ngo ibintu bizasubira uko byari bimeze. Abantu bavuga ko ibintu bizasubira uko byari bimeze. Benshi bagisinziriye niko batekereza, bavuga ngo ibintu bizajya bisubire uko byari bimeze. Inyota y'ifaranga rero iva hehe? Reka turebe. Kuko imyaka 10 ntago ibintu byari bimeze nk'uko bimeze ubu. Kubera icyo abantu bakunze ifaranga ubu, ni ukubera iki? Nta yindi mpamvu, ni ukubera internet yaberetse ko bashobora gukora amafaranga menshi ashoboka. Kuko ushobora kujya kuri internet ukaba wakora amafaranga yaba angana na miliyoni mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi makeya. Ibyo bintu bituma abantu bose babona ati ushobora gukora amafaranga muri ubu buryo bwihuse kubera ko internet yoroheje ibintu. Kristo rero yabibonye kera, imyaka hafi 2, none nibyo turi kubamo. Ibyo bihe byaraje, hari inyota y'ifaranga. Ariko ngiye nkagira nti, umuntu wumva ushaka kuragwa ubwami bw'ijuru, shakisha ijambo ry'Imana, uryandike ku mutima wawe no mu bwenge bwawe, kuko nibyo bizakubatura. Kuko abenshi rero bakunda ifaranga. Kubera iki? Kuko abantu benshi baracyumva ko umuntu ari umubiri. Ariko iyo urebye kure ukabona ukuntu Imana itunganye, uhita wibaza uko abantu benshi bakirwanira iby'isi. Isi tuyibamo, ariko ntabwo tugomba kuba ab'isi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo aho kugira ngo ushakishe iby'isi bishira, shaka iby'Imana. Kuko turi umubiri. Igitangaje ni ukuntu roho iri muri uyu mubiri. Uyu mubiri nuvaho ukagenda, roho nayo igasubira ku Mana yayihanze. Bivuze ngo umuntu ntabwo ari uyu mubiri. Bigatuma abantu babaho ku bwoba. Abantu babaho mu ubwoba kubera ko bumva ko ari umubiri. Iri faranga rero ni ukubera icyo abantu barishaka, barinyotoye cyane. Ni ukuvuga ngo bo bumva ko bagomba guharanira ibigaragara bigurwa n'ifaranga, bikorwa na muntu, kugira ngo babone uko bakira, babona ubutunzi bw'isi. Kandi Imana iravuga ati, umuvuduko w'amasiganwa n'amahiganwa bariho kugira ngo berekane ubutunzi, ibyo ntibikora mu ijuru. Shakisha ijambo ry'Imana, ahubwo ureke kwiruka inyuma y'inyota y'ifaranga. Ni gute rero ubaho muri ino si udafite inyota y'ifaranga? Shimishwa na duke ufite, unyurwe, nibwo bugingo, nibwo buzima. Kuko niwiruka inyuma y'ifaranga, nunaribona rizatuma udakurikira inzira z'Imana, rikuyobye. Ingero nyinshi cyane. Benshi bazamuka neza, bakazamuka, bamara kugera hejuru cyane, ifaranga rikabatwara, bagata ibyo bari barimo, bagafata undi muyoboro. Niyo mpamvu duhora dusaba Imana, tuvuga tuti, Imana, nubona tugiye kuyoba, nubona tugiye kujya mu nzira z'iby'isi, nubona tugiye kuyobwa n'amafaranga, kugira ngo tuyobywe n'amafaranga, Mana, uzatume ibyo bintu bitabaho. Kuko umaze kwinjira mu gakiza neza, umaze kumenya Imana,
umenya ko Imana n'ubugingo bwa nyuma y'ubuzima ari byo bifite agaciro kurusha amafaranga yose watunga muri ino si. Kuko nk'uko tubizi, nta n'umwe uyaheza, nta n'umwe unyurwa, kandi nta n'umwe uyajyana aho bajya. Kubw'iyo mpamvu rero nkubwira nti muntu shakisha Imana, uyishyira imbere ya byose, Imana nayo izawushyira imbere ya byose. Mu kwanzura rero ku bijyanye n'ukuntu abantu bakunda ifaranga muri iyi minsi, ngewe mbirebye ndavuga nti Imana niyo wazangira umuzamu ku marembo y'ijuru, ariko nkamenya ati nagezemo. Kuba umuzamu mw'ijuru, iyo waba umuzamu mw'ijuru, biruta kuba miliyarderi hano ku isi. Ibyo bintu ntabwo abantu benshi babyumva, nk'uko nababwiye, abantu bose mu mitwe yabo bumva ko bari uyu mubiri, ariko iby'amaso atabona biri inyuma kure Imana yageneye abeza bayo. Biruse kure kuba waba miliyarderi kuri ino si, nubwo waba umugaragu cyangwa se umuzamu mu ijuru. Mu rugero nguhaye kugira ngo nkwumvishe ukuntu ibintu by'ijuru nubwo tutabibonye, ariko ijambo ubwaryo riratubwira ngo ibiri mu ijuru iby'amaso atarabona biruse kure ibyo twirukankira muri ino si twizirikaho. Ikimenyetso cya kabiri rero cyerekana ko ibihe by'imperuka biri kugenda biza. Iyo mperuka twabwiwe imyaka n'imyaka, nubwo twayibwiwe mu buryo bubeshye butari uburyo nyabwo ko bizaba. Ikimenyetso cya kabiri ni ubwenge buzagwira. Ubwenge buzagwira. Nanone interineti, kuri interineti ubwenge buzagwira. Tigute kubera ko internet yakwiriye hose, abantu bose noneho bagenda biga ibintu bakabisangira ku bwinshi, bikihuta ku muvuduko. Ariyo mpamvu mu myaka 5 cyangwa 10, genda tanga nk'imyaka 5 cyangwa 10, ubwenge n'ikoranabuhanga n'abantu mukanguka bizaba bigeze kure, ku buryo kugira ngo umuntu akurikire uko ikoranabuhanga rizaba rigenda ryihuta. Niyo mpamvu nabo barebye bakabona ko umuntu ntazashobora kubikurikira. Kubw'iyo mpamvu bakaba ariyo mpamvu batangiye kuzana ziriya chip bazashyira mu mitwe ku bwonko bw'abantu. Iriya chip njyewe nakubwira nti ntuzajyayo, bazashyira amachip mu bwonko bw'abantu, kuko nanjye ubwanjye iyo ngerageje gukora ibintu byose nkora, yaba 3, 4, 5 nkabikurikiranye nkareba, nkashungura nkareba, mbona mu myaka 5 nibikomeza gutya n'umuvuduko ugakurikira ukomeye, noneho ntabwo ubwonko bwa muntu buzabasha gukurikira ubuyobe bw'isi. Nukuvuga ngo isi n'ikoranabuhanga biri kujyana abantu aha ku muvuduko ukomeye cyane, kandi wenda Imana yo yashaka kugenda ku muvuduko uringaniye, tukaguma mu bwenge bw'Imana, mu ijambo ry'Imana, iby'Imana ishaka ko dukora, tutagendeye ku buyobe bw'isi. Kuko Satani nawe arareba akavuga ati ibi bintu nibikomeza gutya, iri koranabuhanga nibikomeza gutya, abantu ntibazashobora kurikurikira. Niyo mpamvu ziriya chip bagomba gushyira mu bantu kugira ngo noneho zizabafate abarizo zizajya zikorera mu bantu, kuko ubwonko bwa muntu ibyo bajyana mu bantu ntabwo ubwonko bushobora kubikurikira niyo byagenda gute. Kubw'iyo mpamvu rero, niyo mpamvu barebye bakavuga bati reka dushyiremo chip mu bantu zizajya zibakoreramo, tukanabayobora turi kure, tutiriwe tuvuga tuti ese kanaka ameze gute, kanaka byagenze gute, ahubwo bakazajya bakuyoborera kuyakure. Niyo mpamvu rero ubwenge biri kwerekana ko ubwenge bugenda busakara hirya no hino. Nkavuga nti ibi ni intangiriro gusa, ni intangiriro gusa. Ibaze uko bizaba bimeze mu myaka 5 cyangwa 10. Ni intangiriro, navuga ngo ni nk'intangiriro gusa. Intangiriro akaba ariyo mpamvu Satani nawe akora amanywa nijoro kugira ngo ikoranabuhanga rizafate isi yose. Ikoranabuhanga rimara gufata isi yose,
yabashyize gukingira abantu. Wakwibaza impamvu bakingiye abantu, ziriya nshinga bashaka gushyira mu bantu mu mitwe, byose urumva ko ni intambwe igenda iterwa gahoro, imyaka 5, imyaka 10 uzasanga amakipe yarageze mu bantu, abantu bose barahindutse. Wibuke ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko byari bimeze mu bihe bya Nowa niko bigiye kongera kumera. Bivuze ngo iki? Bivuze ko nta gishya munsi y'izuba, kandi ibyo bintu bakoze bahindura abantu mu itangiriro no mu mpera y'isi niko bizamera. Kuko wibuke, iyo ushaka kumenya ibizaza ku mpera y'isi usubira ku itangiriro n'ujya kurebera. Niko Imana itubwira. Ni ukuvuga rero ngo byisubiramo uko imyaka n'ibinyejana bigenda bisimburana. Ibyo rero biri kugenda byegereza. Urumva ko ibyo bimenyetso turabibona. Abantu bakunze ifaranga niryo riri imbere. Urebye ukuntu abantu baharanira gushaka ifaranga kuri internet, urebye ukuntu ubwenge buri kwirukanka kuri internet, twavuga tuti turagenda dusatira ibihe by'imperuka. Nubwo twabibwiwe nabi cyangwa ko twabyigishijwe, ariko tuzi neza ko Kristo ari hafi kugaruka, ukuri kuri hafi kugaragara. Reka dukomeze turebe ikimenyetso cya gatatu. Turebe icyo kimenyetso ni ikihe. Ikimenyetso cya gatatu rero cyerekana ko tugenda twerekeza ku bihe by'imperuka byo kumenya ukuri. Ukuri niko kutwereka ko tugenda twegera imperuka. Ukuri ni inkingi ikomeye itwereka ko turi kugenda dusatira imperuka. Ukuntu ukuri kuri kuzamuka, byibuze nakubwira nti 99.99% by'abantu baracyasinziriye. Barazi ngo ibintu bizasubira uko byari bimeze. Nta kanunu na kamwe bafite k'ukuntu ukuri kuri gusohoka hanze. Iyo babwiye ibintu ntibabyumva, ariko 1% cyangwa ibice 1% abantu bamaze gukanguka, bari mu ububyutse buzabatura abantu benshi. Ariyo mpamvu abantu benshi bamaze kumva ko tutari umubiri ahubwo turi roho. Benshi muri abo igice 1%, katwara wenda igice 1% bamaze kumenya ko tutari umubiri. Ntabwo turi umubiri, turi roho. Abantu bake muri aba benshi b'igice, nubwo tuvuga igice 1% ni benshi, nawe natwabara ko bageze mu bihumbi n'ibihumbi. Benshi muri bo bamaze kumva ko tutari uyu mubiri uboneka inyuma, ahubwo turi roho irimo imbere. Ukibaza ati rero, Imana mvuko ari umuhanga ukomeye cyane. Imana yafashe roho ari we muntu imushyira muri uyu mubiri tureba w'inyuma. Ibyo rero ni amayobera y'Imana. Imana nizana byaherezo ishaka kuzana rigaragazwa n'ibi bihe, nibwo muntu azamenya amayobera y'Imana. Kuko ijambo ritubwira ngo muri iyo minsi mu byahishuwe ko amayobera y'Imana azagaragarira muntu. Ese ayo mayobera azakugaragarira uri mu gakiza cyangwa uzaba mu buyobe warayobejwe na Satani? Hitamo inzira z'ikigendwa, kuko igihe ni iki. Muri iyo minsi rero, ibihe bya nyuma, ikindi kimenyetso kizatwereka ko tugenda dusatira ibihe by'imperuka ni ubugome. Ubugome ni ibyaha bikomeye. Ibyaha rero hari ibintu byinshi Imana yanga: amashyari, kugambana, ibintu nk'ibyo by'ubugome biri ku isi yose. Urwango, amashyari, abantu bagahora bahanganye. Ibyo byose ni ibimenyetso Imana yavuze ngo bizatwereka ko tugenda twerekeza kuri ya minsi ya nyuma, kandi iyo minsi iri kuza, iri kwegereza. Ibi bimenyetso byose iyo ugizeho nk'amashyari ari ku isi yose, ubugome, ibintu nk'ibyo byose nibyo byerekana ko ikiremwa muntu kitari kujya umujyi umwe nk'uko Imana yabishatse, ngo habe urukundo. Urukundo rw'abantu ruzakonja muri iyo minsi. Niko Imana itubwira, urukundo ruzakonja. Urukundo rero rwa benshi ngira ngo rurakonje na n'ubu, byaratangiye, ariko ibaze mu myaka 5 cyangwa 10 uko bizaba bimeze. Tugereze turebe. Ariko
nkugiriye inama, shaka ijambo ubyandike mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, ubyibikeho n'imbaraga zose, ushakisha Imana nubwo utarayibona, ariko nzi ko nukomeza kwizera Imana izakwiyereka ikagushyira mu bantu bayo b'intungane. Ikimenyetso cya gatanu rero kikwereka ko imperuka yegereje ni ibiza. Ibiza ngaho ihinduka ry'ibihe, imvura, imyuzure, imitingito, ibyo bintu byose uko bigenda biza ku isi, nubwo tuzi ko harimo ababihindura. Abazungu bize ubwenge bwo guhindura ibihe, guhindura ibihe, kumva ngo imitingito yabaye hirya no hino, kumva imyuzure, ibintu byose za HAARP, biriya imashini bakoresha kugira ngo bihindure ibihe, nabyo bibigiramo uruhare. Ariko nubwo tuzi ko Imana ari izatera wenda ibyo biza, ariko umuntu Satani tuzi ko nawe yize amayeri kugira ngo abikoreshe, nawe avuge ngo afite ingufu, ayobye benshi, gutera ubwoba, isi yose igahora mu bwoba. Ibyo ni ibintu bya Satani yiyemeje kugira ngo akomeze ayoboresha ubwoba. Ko Satani ayoboresha ubwoba, niyo mpamvu ashaka kujya imbere y'ibihe. Nubwo Imana ihora kugiye buri gihe, Satani niyo mpamvu ahindura ibihe, agahindura ibyo bintu by'imvura akoresheje imashini za HAARP. Noneho iyo myuzure igakomaho n'ibiza, abantu bagahora bari mu bwoba. Ibyo byose ni ibimenyetso Imana yabitubwiye imyaka ibihumbi n'ibihumbi bitari byaba. Niyo mpamvu uyu munsi iyo tubisomye ukareba n'uyu munsi biri kuba, uhita uvuga ati Imana yarabyanditse, biri mu ijambo ry'Imana. Byose rero bishaka kubimenye ibintu nk'ibyo, nibyo ugomba kunyoterwa, aho kugira ngo unyoterwe n'ifaranga, aho kugira ngo urangazwe n'isi, rangamira ijuru kugira ngo Imana izagwe ubwami bwayo. Ikimenyetso cya gatandatu rero kitwereka ko ibihe by'imperuka biri hafi kuza ni ikihe? Abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bateye ni benshi. Umuntu uzakubwira ngo ni umuhanuzi uzamwitondere. Njyewe ubwanjye ntabwo Imana niyo yahama ibintu bingana gute nkabibona mbere y'imyaka 5, mbere y'imyaka 10, nkabyandika bigasoza bikaba, ntabwo nshobora kwiyita umuhanuzi. Kuko nzi ko umuhanuzi ni umuntu Imana yakoreshaga ikavugana nawe direct, Imana ikamwereka mu butumwa yamuvugishije n'ijwi ryayo, ijwi nk'uko nanjye uri kunyumva mvuga. Uwo niwe nita umuhanuzi, ikamuha ibitabo akandika ibyo bintu bikazasoza, uwo niwe muhanuzi. Twebwe nk'abantu b'iki gihe Imana ikweretse n'ikintu, ikakwiyereka gusa ikoresheje Mwuka Wera cyangwa se n'ijwi ry'Imana rikurimo, ntabwo bihera uvuga ngo uri umuhanuzi. Twarabonye bishobora kugenda bagaragara abahanuzi b'ibinyoma. Ibikurikira tugenda tubibona ukuntu bagiye bayobya abantu, bakabajyana mu nyigisho z'ubuyobe, zo gushaka amafaranga, z'ubukire, z'ibintu by'isi, gusa kurangamira ibintu by'isi. Kuko naravuze, niba umuntu azita umuhanuzi, ntakubwire ngo iga Bibiliya yawe isome mu mezi 3, mu mezi 5 cyangwa 6 cyangwa mu mwaka. Uwo muntu ntabwo azaba umuhanuzi, ahubwo azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma kandi akorera nde? Antikristo. Kuko ni benshi buzuye isi. Abahanuzi b'ibinyoma rero nabo bari mu berekana ko isi izabigeze ku mpera. Ibyo bimenyetso byose turabibona hirya no hino, bita abahanuzi, bita amazina utabona cyangwa se kuvuga, ariko umuntu uzi impamvu z'ijambo ry'Imana nta na rimwe ashobora gutinya kwita umuhanuzi. Ese urita umuhanuzi wahanuye iki? Imana wahuriye nayo yakubwiye iki? Ni ibiki bindi tutazi bitari muri iyi Bibiliya Imana yakubwiye ngo uhanure, uvuga uti dore ubwoko bw'Imana n'ubu, dore ukuntu bimeze, noneho ujya aho ngaho uhanure. Tuzi ko icyo gihe cy'abahanuzi nyabahanuzi ntabwo kiragera. Imana mu minsi ije igiye guha abantu ingufu. Ibyo nakubwira, Imana igiye guha abantu bayo ingufu z'umurengera, ku buryo nta n'umwe uzashobora kuvuga ngo ni umuhanuzi, ahubwo abantu bwabo nibo bazajya bibonera abantu bavuga bati uriya muntu
ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana. Ibindi bagiye bavuga imyaka 5-10 ishize, ibyo ngibyo bigiye kugenda nka nyomberi bisaze abise amazina bose. Imana igiye kugira gute? Igiye gukubura, noneho nizera abantu bayo nyabo Imana yahisemo, nibwo abantu bose bazakanguka bakavuga bati dore koko abakozi b'Imana nyabo ko bagiye kuza bakagaragara, batazakorera amafaranga, batazakunda iby'isi, batazagira na rimwe ubuhemu cyangwa bahemuke ku bintu by'isi by'amafaranga cyangwa by'isi byose, cyangwa bategwa imitego. Abo bantu ni abantu Imana yatoranyije, yamaze koza imitima ibavanaho ubusembwa bwose, kuko ubusembwa rwose bashyira ku bantu Imana yahisemo ntibuzabafata, kuko icyo gihe bazaba bakorera ubwami bw'Imana, bakorera Imana bari mu mwuka w'Imana, kandi barangajwe imbere n'iby'ijuru gusa, aho kurangazwa n'iby'isi. Ikimenyetso cya nyuma rero cyerekana ko imperukije ariyo cya 7 ni intambara. Intambara, wibuke ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo gihe hazabaho impuha z'intambara. Intambara, amashyanga azatera ayandi bihugu bitera ibindi. Ariko ikibabaje ni iki? Nuko urebye amaleta yose uhereye muri Amerika ukuntu yafashe abaturage bayo bugwate kubera ubwoba, kubera kubateza ibintu by'impuha by'intambara, kwirirwa bajya gutera amashyanga hirya no hino. Ibyo bintu bibabaza Imana cyane, kuko Imana Kristo mu ijambo ryayo yaratubwiye ngo muzumva intambara, nimubona intambara zigenda zikwirakwira hirya no hino, muzamenye ko imperuka iri hafi kuza. Intambara ziravuga muri za Amerika, mu Burayi, muri Afurika, intambara ziratutumba hirya no hino. Ariko intambara ikomeye niyo ukuntu umuturage azigobotora ubucakara yashyizweho na leta ze n'abayobozi be, noneho akaza mu ijambo ry'Imana, kuko ukuri tuzavana mu ijambo ry'Imana. Abantu bose nitubakwizaho bagakwira muri uko kuri, bakamenya ukuri, kuzaba batura, bazagenda biyambura ayo maleta yabafashe bugwate buhoro buhoro. Ibyo rero Imana yatuye ko bizaba ibimenyetso by'imperuka, nubwo tunyotoye, kuko tuzi neza ko Kristo azaza agategeka ikinyagihumbi hano, n'abantu be b'intungane bazayoborana. Ariyo mpamvu mva abantu benshi bibwira ngo bari muri bya 144. Harimo video nabonye abantu bavuga bose ngo bari mu 144 ngo bizayoborana na Kristo. Ijambo ritubwira neza ko abo bantu nta cyasha, nta kintu kimwe kibi kizaba kibariho. Ariko iyo abantu babyita ngo bazaba barimo, wibaza aho babivana ukayoberwa. Izo ntambara rero hazabaho gukunda ifaranga, ubwenge bwiyongere, ukuri gutangire gusohoka, habeho ubugome bukomeye, habeho ibiza, abahanuzi b'ibinyoma bakwire, noneho n'izo ntambara zibe. Ariko nyuma ya byose tuzi ko ingufu za Kristo zizadushoboza, abantu bayo Imana izaha ingufu kugira ngo bayikorere koko nta bwoba, bari mu kuri n'umwuka, nibo bazatigisa isi. Noneho isi ikazabona ukuri n'ukuntu abantu koko bakorera Imana n'umutima wabo wose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga zabo zose, kuko icyo gihe Imana izabasesekazaho umwuka wera wabo, noneho bagakorera Imana nta mususu, bakavuga bati twiyemeje gukurikira Imana, twafashe umusaraba wacu dukurikira Imana yacu, ko tuzi ko nyuma y'ubuzima niyo hari ubuzima nyabuzima, kandi iby'isi birashira. Turi mu isi, ntabwo turi ab'isi. Iyo myaka iraje kugira ngo koko abantu barebe umuntu ukorera Imana, ukunda Imana, barebe urukundo rw'Imana, barebe koko kuba umukozi w'Imana icyo ari cyo. Icyo gihe rero benshi batabishoboye bazahita bavamo, abandi bazakomeza bakagumamo. Niba Imana izahazamufu n'utware kugira koko ngo bereke isi, babere urumuri abantu bose bazasinziriye. Icyo gihe hazaba ububyutse bukomeye, abantu benshi bazabika bavuga bati twari twarabeshwe, ariko ubu ngubu turakangutse, tugiye gukurikira Imana yacu. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.